twizere ko mumeze neza cyane, tubifurize ibihe byiza aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza cyane. Reka dushimire abantu bose bakoze subscribe kuri Choice TV, muri kubona ko ibintu bimeze neza cyane. Umunsi ku munsi ibintu biri kugenda bihinduka, twagiye tubabwira ko tugenda tubagezaho amakuru ari update, tugenda tubahereza amakuru y'imyidagaduro, filimi zigiye zitandukanye, amakomedi ndetse n'amayinterview n'abantu bagiye bakomeye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusani ukomeye cyane, amaze kumenyekana, agiye agaragara henshi cyane mu bitangazamakuru, ku ma TV, ku ma radio station ndetse n'ama channels ya YouTube. Kugira ngo ushize bwo mwari mwamaze kumubona kuri channel yaramaze kuba yasura ejo bundi. Umugabo umeze neza cyane mu kajoda kiwe, akaba yambaye agapantaro kiwe kameze neza cyane, nakadeshe ntabwo nzi iryo zino ko baryita ry'iyo pantaro, buri ari buze kwitubwira. Zamuka ku kamayami keza ngira muri ko nako turi kuri piscine, turi ku mazi, imbere yambayemo agasengeri k'umweru na blanc, hanyuma akaba yambaye ibirombe yaba ku ntoki, ku kaboko, ku mutwe no ameze neza cyane biragaragara. Hari ukuntu bagiye bavuga ngo uri musatsi kugira ngo use neza nuko uha vitamine, wirinda kuba warya izo vitamine ahubwo ugaha umusatsi vitamine, kugira ngo bro ibyo nibyo banga urimo urakoresha kugira ngo umusatsi wawe umeze neza nk'uko Dani nayirenze manje. Nayirenze. Tuguhereje ikaze Pasi cyangwa Makombe n'andi mazina menshi cyane uri buze gutangira wifita abakozi bacu ba Choice TV. Hanyuma tuguhereje ikaze hano kuri Choice TV. Murakoze Dani. Okay, arakoze cyane nawe Pasi kwemera kubana natwe. Hanyuma rero mbere yuko twandika ikiganiro cyacu, Pasi ni muntu ki? Pasi akora ibiki? Ni iyihe mpamvu kugira ngo abantu benshi bakunda kugaragara ku ma channels ya YouTube kugira ngo ugaragare mu itangazamakuru, nuko ari ibikorwa warakoze bigiye bikomeye bishobora byakuzamurira izina. Rero niyo mpamvu natishimiye kuba twagutumira uyu munsi, ariko ubwo Pasi ninde atayi yuko tuba tugiye kuganira twinjira mu kiganiro neza. Murakoze. Abantu banzi ku mazina menshi atandukanye, ndi umukinnyi wa filime. Ina filime nitwa Makombe. Bakeka abantu benshi ariyo mazina banziho. Mu buzima busanzwe nitwa Asifiwe Pacifique. Mu rugo iwacu mu karere ka Karongi, nkaba ariko mvuka mu gihugu cya Congo DRC. Okay, ngiye guhita ndikubaza, umuntu acyumva amazina yawe yumva Asifiwe Pasi, agahita yumva nta zina ry'iri Nyarwanda riri. Nari ngiye kubaza ati inkomoko yawe ni mu karere ka Karongi cyangwa ntabwo ari mu karere ka Karongi? Wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Genda umumetisi bari. Biragaragara umumetisi. Umwe mu babyeyi bawe yaba ari umukongomani cyangwa ababyeyi? Mu rugo bose ni Abanyarwanda, genda umumetisi ku bihugu bari. Umumetisi ku umumetisi ku bihugu. Rero dufite dusubiza abantu bahereye aho ngaho mu makaritsiye yo muri Kongo, abantu hari abandi wakwifuza gusubiza muri Kongo se abana za Masisi, Bukavu. Navuye ndi umupita ariko nyine nibe amana abapeti nyine twabana ariko tukiri abapeti. Ntabwo nabyibuka abaniro ntabwo byibuka. Basi mbere yuko twinjira rero mu bijyanye no gukina kwawe kwa filime, reka tubanze twinjire mu buzima bwawe busanzwe, kugira ngo n'umuntu ukuzi muri filime zigiye zitandukanye wagiye kumenya muri Kiba filime, muri n'izindi tuvuze kugenda twegeramo imbere muri ejo si kera, filime imaze kumenyekana na benshi cyane, benshi bamaze kwibona bagiye bakubona. Reka tubanze twinjire mu buzima bwawe busanzwe muri iyi minsi. Muri iyi minsi Pasi iyo atarimo arakora filime, iyo atagiye gushutinga, kuko ntabwo ari buri munsi ushutinga, Pasi aba ari mu kahe kazi kiwe ka buri munsi? Iyo ntagiye gushutinga filime kenshi mba ndi mu rugo ndi gukora imirimo imwe itandukanye, n'utundi tuntu nyine mba ndi kugerageza nkareba ko nageraho experience muri cyo. Bivuze ngo guteka uriya menya nk'umuntu wirirwa mu kazi kawe. Banda ndi guteka byarananiye. Ushobora iki cyo mu rugo ngo gufura urabizi? Muri gihe nta kintu cyo mu rugo nyacyo. Ubwo se uba wiriwe kuri murakora? Ni muri telefone nkabyuka, nasohoka hanze wenda nakora siporo gatoya. Umupeti nyine tubana agateka agakora n'utwo tuntu, ariko nyine ndagerageza akadogo wawe. Akadogo k'umuvunyi. Mfite akadogo bari. Umupeti wanjye witwa SUBSCIBE rwose. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cy'uko byamaze gucamo. Buriya umuntu arenze kuba hari uturimo. Buriya niba ari ikintu kibabaza mu buzima, ni uguteka ibiryo, kubyitekera, ukabyigaburira ukanabyirira. Dani,
ugereranyije mani ubona hari aho umuntu yavuye naho yagiye nese nimba mubwira ngo nambaraga bote mani ubwo nkaba nambaye aka Jordan ako Jordan ariko ndimo gutangira nkuvuga ndimo ndavuga introduction yawe nazamutse aka Jordan ko ndakazi aka Jordan ka blanc ameze neza nyuma ngeze ku ipantaro mvuga ko ari kongoye ese nari ndishi ubundi izina ryiyo nk'umuntu wabaye kongo ubundi kongo yo hasi ko wabagira ibyango bimeze gutya ipantaro rero yitwa bana abirenze ntago mbanzi ngo amazina yayo ndayahe gusa nyine gerageza nyine kureba akantu gasa neza okay ntago ujya wita ku mama turara abantu batajya bambara imyenda itari mari katinze twakirimo turavuga ko hari abantu batajya bambara imyenda idafite mari ariko turavuga ngo ugasanga umuntu yakambara umwenda utari gushita abaturutse mu ruganda ubere cyane maze kumenyekana wowe uragira uti ntago ujya wita ku bintu bijyanye namari ntabwo njya byitaho nyine ubundi ngiye nkunda imyenda idasa n'iy'abandi bantu hanyuma basi twinjize mu buzima bwo muri Kongo nubwo havuye umwana uko biri kose byanze hari ibintu wibuka ngo ati ibi bintu iyo mbyibutse hari ukuntu bidusha kubyumva ntabwo nasubira kwiga bikamarira kuba nasubirayo uburyo ubikompaye n'ibyo mu Rwanda kugira ngo cyakoza Kongo nimba navuga ngo wenda nuko muri Kongo nari nkiri umupeti ariko nta buzima bwiza nigeze ndetse nari mfite imyaka 12 ntabwo nari nzi pisine nta kintu cy'iterambere nari nzi ni ishyamba gutyo gusa nirirwa ndi gutashya ariko nyine mu Rwanda afite ikintu harusha cyane ugereranyije nonese muri Kongo wabanaga n'ababyeyi cyangwa wari uri ahantu urumufasha Kongo ubundi kugerayo byari bimeze biti wavukiye ababyeyi bagiye bari bakajyana cyangwa wavukiye mu Rwanda navukiye muri Kongo navukiye muri Kongo ahantu bita Masisi ndakura nyine mpaka ku myaka 12 biba ngombwa ko ababyeyi baza mu Rwanda nyine turaza mu Rwanda nyine nari mageze bwa mbere tu hanyuma ubuzima butangirira karere ka Karongi ku Kibuye muri Bwishyura mu murenge wa Bwishyura barbara ngo bazakisha rero ko umuhungu wabo yaje gucamo hari ibintu buriya umuntu agomba gushimira Imana buriya kuva hariya zabishyira ukambuka uturere tunga ukambuka za Ngororero ukambuka za Muhanga ukambuka Kamonyi ukagera i Kigali ntabwo ari ibintu byoroshye kuva mu ntara imwe ujya mu yindi ntabwo biba byoroshye ariko nyine Imana irabikora umuntu arana agenda ava akagera ahandi ugenda bizamuka ariko se mu kanya hari abantu rero turakatiye hari umuntu ujanga akwaka kontane kandi uwo muntu sikana uriya muntu ni inshuti yanjye mu ruhare rwego ni inshuti yanjye bari ni umushoferi wawe uramukobwa oya bivuge niba ari sheri abyumve niba atari we ushaka kuneza abantu bari oya si uguteza abantu uriya muntu ushaka kwaka kontake ko biri kose mu byinshi azi inshuti yanjye bisanzwe nyine hanyuma pasi mu bijyanye n'urukundo uhagaze gute urukundo ku bijyanye n'iki kugira genda cyari umusore uri ingaragu ndi umusore ingaragu ntabwo nzi icyo bisobanura ngenda umusore nta mugore mfite uri ingaragu icyo bishatse ingaragu bivuze iki bishatse kuvuga ariko ingaragu zirimo ibyiciro bibiri hari ingaragu igaragiwe n'ingaragu iri aho ngaho uri umusore ndi umusore niba hari nyine byumve ko arabyandika muri komenti umukobwa se hari ubyandike muri komenti uwuheze uwuhe ntawe uwo mukobwa se urabyandika muri komenti ko dukundana muri komenti abyandike ahubwo nuko komenti zishobora kuza kuba nyinshi z'abantu babyanditse ko ariko bimeze
hanyuma rero reka tuve mu buzima bwawe busanzwe bwo kwinjira mu bijyanye n'akazi kawe ka buri munsi mu bijyanye no gukina filime. Ubundi gukina filime byaje gute basi? Gukina filime rero ndakeka ntabwo ari igihe kinini mbimazemo, ni umwaka. Gukina filime byatangiye mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka washize. Naragiye nyine mbona message no kuri telefone, mbona message nyine ibaza umuntu waba ushaka kwiga gukina filime ukuntu yabigenza. Nanjye nyine mpamagara ndamubwira nshaka kubikina, nimvamo impano byose nyine ndamubwira. Arambwira ati igihe iki n'iki uzaze hano, uzaze nyine tubivuganeho tubabwire ibisabwa. Agenda nyine mari ndiga tangira nize nyine muri Filme Village nibo banyigishije. Umwarimu wanjye yitwa Noah. Uriya musaza ni sawa cyane. Buraga ari ibintu bikomeye. Buriya nawe hari uburyo ajya avuga ati cyakoze yabonye uzamuye umuntu wenda ntabwo uragera ku rwego umuntu yakwishimira kuba yagarukiraho, ariko uko biri kose rwose kubwira filime wagaragayemo izo urimo uragaragaramo muri iyi minsi. Hanyuma filime buriya igira ibice byinshi. Hari izikinwa zisanzwe ari amakomedi, hari filime zisanzwe zikunda gukinwa hano mu Rwanda. Urabona filime zo mu Rwanda zisanzwe na za twarebaga zo muri Tanzania cyangwa n'izi z'Ibihinde n'izo muri Amerika. Hanyuma wowe filime ukina ni izijyanye n'iki? Nyine ngiye ubwo nasoje kubyiga mpita ntangira mbona n'ahantu bigaragariza gukina, tangira zirakodingwa nyine filime zijyanye n'urukundo. Ariko nyine muri ejo se kera aho abantu benshi banyita ikirara, bazi ko nywa itabi, ariko ntabwo nywa itabi. Ntabwo nywa itabi mwa bantu banjye mwe, ntabwo nywa itabi. Uriya ni umupampe. Uriya ni umupampe uri kunywa itabi, ntabwo ari ngiye. Hari nyine filime z'urukundo, hari nyine filime ndi umuhanzi, hari nyine filime ndi kunywa itabi. Urumva nyine ni ibice bigiye bitandukanye. Hanyuma wari ukomeje ku kintu kijyanye na ejo se kera uvuga uburyo uri muri acting muri iyi minsi. Ni filime irimo iragaragara kuri televiziyo y'igihugu, na filime irimo irazamuka ku rwego rwawe ndetse n'abandi bayigaragaramo ndetse no kuwukina n'abasitari. Hanyuma ukina filime bwa mbere ugaragara imbere ya kamera, umuntu waturutse muri Kongo akaza akajya i Karongi akaza i Kigali, byari bimeze bwa mbere kuri kamera? Abonye ikintu nyine njya nibuka tu, ntabwo nibuka ngo byari bimeze gute, ariko nzi ko nyine nta kintu cyagendaga. Nuko maze gukina nimugoroba naragiye mbaza nyine director wanjye, ndamubaza se director wabibonye gute? Yarambwiye ngo sawa courage. Gashira igihe nyine dukorana aza kunkubita inkuru. Arambwira ati ariko uri ku munsi wa mbere, uzi ko umunsi wa mbere nashatse kukwirukana. Kandi wari watashyiriye kwa Nyarwanda natwitse nabaye umusitari. Umunsi wa mbere murabona nabaye umusitari. Kumbi we nyuma nyine maze kwinjiramo neza. Arambwira ati umunsi wa mbere ngiye warakinnye ndavuga ngo nakwirukana. Byantunguye nk'icyumweru kimwe ukuntu wari umeze. Nyine yambwiraga akamurugera akambwira ati bano bantu bose mwakina nta n'umwe wari kuba ufite na kimwe cya kabiri cye. Ubwo yaratangiye kubona ko hari urwego wageze niyo mpamvu yakwishimiye bwa mbere yagufashe. Ndamushimira cyane director wanjye Noah, ni nawe boss wanjye, ni nawe dukorana buri gihe. Niwe murakorana bya buri munsi. Niwe turi gukorana, ahubwo hari filime nshyashya iri gusohoka yitwa Ubungo, tugeze kuri episode 3 itambuka kuri channel yitwa Filme Village. Ushobora kujya witwa Ubungo series ukareba episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu irimo. Niho mba nitwa Makombe n'abantu benshi batangiye kumenya ku izina rya Makombe. Yes, kugira ngo hano turi kuza ahangaha hano turi gukorera telefone umusaro umuntu guhamagaye Makombe ngiye biranguza. Reka twibutse ko ari pasi turi kumwe hano kuri Day Choice, twamutumiye kugira ngo atuganirize urugendo rw'ibintu bijyanye no gukina filime. Turi kumwe nawe hano, niba hari ikibazo ushaka kumubaza twandikira ngo muri comment azagusubiza. Ese uzabasubiza? Cyane rwose. Hanyuma wari tugiye kujyanye na filime ya mbere wakinnye uko byari bimeze imbere ya kamera, uburyo director yakubwiye ko ari sawa ariko nyuma yakubwira ko bitari bimeze neza. Ukina bwa mbere byari bimeze bijyanye n'umushahara, bijyanye no kuba abantu bifata cyangwa bitangije kugaragara imbere ya kamera gutwika filime.
man je reka nkubwire Dani gukina filime ni ibintu nkunda ni ibintu niyumvamo impano nitangira gukina numvaga ngiyewe niyo nakina gusa nta mafaranga maye for free nta mafaranga maye nakina gusa nyine yari yamaga noneho nkagenda nkarara nasinziriye mvuga ati kafashe ugiye ukabona isimbura mugizi kandi nziko nta rwego ndageraho ariko uko ugasanga amafaranga kandi nziko nta rwego ndageraho ukabona aranzirikana umwe no mu bantu bagize amahirwe ngira ngo ejo bundi nibwo nabonaga wa mukobwa ukina mu bituranyi arimo aravuga uburyo yakinnye filimi hafi imyaka ine yose nta kintu na kimwe arakuramo asa no kugerageza gushaka kwivamo ariko wowe umwaka umwe utaranageraho ugitangira filimi yawe utangira kubona insimburamubyizi byumvikane ko wari utangiranye na bosi ufite uburyo ahagaze cyane rwose hanyuma filimi yawe yitwaga hari filime nyine za mbere abantu batazi zasaga nkaho arizo ziri kunyinjiza mu gukina filime izo harimo urubibi ariko nyine ni filime za mbere mba narinjira mu murongo neza ariko nyine bigenze bitakubwiye ko bigonze moteri wamwitaba Hello? Ndaje mu kanya gatoya ndi mu kiganiro ndahita muvugisha n'insozi mu isaha yewe ugize ikibazo imbwe se ariko indi urabaje akota ni wambubari hanyuma urimo uratubwira uburyo yagaragaye mu rubibi series ariyo filime ya mbere unavuga ko wari utarinjira niyo nari ndi byasaga nkaho nyine ndi kugenda neza filime uvuga ko yatumye igutera courage ukabona ko ikwinjije mu murongo ni igihe wakinnye ukavuga ati bya bintu bishobora kuzaza urumva iyo filime hari ukuntu twayitangiye hari nuko nyine yageze hagati ikagenda yenda irimo hagati nubwo nahise ntangira kumenya ko ndi umukino mpura n'abantu bakambwira ngo nakubonye mpura n'abantu bakambwira nakubonye kuri telefone akabamagana ariko nyine ibintu bigenda biva ku rwego rumwe bijya ahandi hari umuntu witarongererwa guhamagara akubwira ngo nakubonye cyane ntabwo byabura ntabwo nta n'ubwo umunsi washira bataguhamagara uzahiga umusore umeze nkawe kugira ngo ariko gukoraho ngo igiciro cyarazamuka umusore ugize Dani nuko kameramani sinze Dabo kameramani wawe niba ari buze kunyerekana ngo oya ariko ntuze kunyerekana berekane pasi utananjye nzagarara kugira ngo bimeze bite se shabimeze neza biragaragara sibibona bimeze neza hanyuma rero iyo filime abantu bajyaga baguhamagara bakubwira ati nakubonye bimeze neza hanyuma muri iyi minsi rero tubwira ko hari filime urimo kuragaragaramo inakomeye urimo urakina n'abasitari abantu batangiye gukina filime kera mu Rwanda tugiye tunazi filime urimo uragaragaramo ni iyi n'ubwongo se iyo niyo filime harimo abasitari batandukanye harimo Irunga akekamo muzi ikiri tukohotera umusaza musaza ndamwenda harimo Kirenga ukina muri Seburiko harimo akazamo Divine ukina mu nzozi akazamo Lucky ukina muri Stimate barimo benshi batandukanye rero ndakwifuriza kugenda ukajya kureba iyo filime haryo batubwiye ngo iboneka kuri Tiba Filme Village cyangwa ukandikamo ubwungo seeds utuyibona hanyuma ari umuntu wigeze kumbwira ngo hari filime yabonye abantu bakinnye ngo ariko ngo wanditse ndamubwira ngo ushobora kuba umwanditsi ariko utazi kwandika ibintu bijyanye no kwandika uhagaze nicyo nakubwiraga nyine rimwe na rimwe mba ndi mu rugo ndi gukora n'utwo tuntu ndi kugenda nshakamo maîtrise kwandika nabyo nyine ndandika
ntabwo ari ngombwa kuyivuga ariko nyine zirahari nanditse hari n'izindi ziri imbere muzabona ariko nyine zirahari urumva ntabwo biba bikeneye cyane ariko irahari nanditse iri no hanze ariko naribi yitwa uko byagenze uko byagenze n'urushako nayo ni njye wayanditse abantu bajya bava kuri deyi ariko pati wani na pati uno mugabo turi kumwe niwe wayanditse ni nawe wayideye umwanditsi umukinnyi ibintu bitatu byose ku muntu nyine danine kwa kundi bavuga umuntu aba ari umwe ariko ari minisitiri papasi afite ibintu byinshi bimushamikiyeho by'ingirakamaro. Hanyuma ubuzima buhagaze gute muri iyi minsi muri filime ejo si kera? Filime ejo si kera nta kibazo mbafitemo bigenda neza kuri buri kimwe cyose. Hanyuma muri ejo si kera hari abakinnyi tuzi mu Rwanda bakomeye batugaragaramo. Ntabwo ushatse kuvuga ko wowe woroheje ariko urabizi ko nawe hari bagara frere ntabwo bagaragara muri iyo filime ariko wowe uyigaragaramo byagenze bite? Ni Imana aho Imana niyo ikora ibyayo. Hari igihe nyine buri muntu nkeka ko ku isi buri muntu wese aba afite umugisha we aba afite ukuntu ubuzima bwe bugiye buteye. Ntabwo navuga ngo nuko ndi umuhanga cyane ariko nyine nemeza ko Imana buri kimwe cyose igikora ifite impamvu. Hanyuma ibijyanye na sinema mu Rwanda ntabwo birazamura urwego nubwo hari uburyo byaje improvement ngo nabonye hari n'ama award asigaye atangwa mu Rwanda uburyo bishobora kuba byazamura urwego rw'abantu. Kuri wowe umwana urepfiriye cyangwa uri na hano i Kigali wifuza kuza muri filime wamubwira ati ngwino reka ibindi wari urimo akazi karahari muri filime cyangwa buriya ukuntu mbibona nta nubwo navuga ngo nta kazi gahari ngo ngwino. Buriya buri kintu cyose habanza kugikunda kumva ufite amarangamutima yacyo ukaba ushobora no kuba wahomba bimwe uri gukora kugira ngo ugere ku cyo umutima wawe ushaka. Ubaye wumva ushaka gukina filime ngwino ugishyizeho amarangamutima utitaye ku nyungu cyane ndakeka bizagenda neza. Tugeze kuganira mbwira yuko yigeze kwinjira mu bintu bya filime ariko aza guhuriramo n'ikibazo gituma ahita asubira inyuma aranagaruka. Kuri wowe ukina filime nta kintu kigeze kigutusha ku buryo wabuze ati bya bintu si ibyanjye wabivamo ibintu wabireka rwose nkahinga umurimo w'amaboko? Kuri wowe icyo kintu kigeze kikubaho? Buriya ni buri kintu cyose umuntu akora usanga ataburamo imbogamizi. Ikintu nibuka nyine ni rimwe na rimwe kuri seti turi gukina ari mu masaha yo ku manywa umuntu arampamagara kuri telefone ati amakuru meza babona neza mfite akaraka ahantu nari kujya kugakora sinagiye wongera kuri seti arampamagaye se kutaje gukora ka karaka avuga ati ntabwo nabonetse nagiye kuri seti gukina filime. Aho ambwira ijambo atari ko izo filime ukina ko nta mukirenze wa filime. Iryo jambo ryarambabaje kandi koko nawe ukweze wumva nawe barahari ahubwo nyine ni kwa kuntu buri muntu wese avuga ikintu bitewe n'uko acyumva bitewe n'ibyazi. Iryo jambo nyine yararimbwiye muri icyo gihe nyine numva ndababaye numva ncitse intege ndangije mbiganiriza umuntu arambwira ati nimba wanacitse intege umenye ko byarangiye. Wowe nimba ahubwo akubwiye icyo kintu noneho ukora avantage kugira ngo umwereke ko ibyo yavuze nta hantu bihuriye n'ukuri kuriho. Gusa nyine yambwiye iryo jambo rirambabaza ariko n'ubu ngubu ndarimushimira kuko yatumye nkora cyane. Mushimira no umuntu yambwiye ati wowe ushyiramo avantage ahubwo nigakubwiye gutya uragusohoje umuntu ndamusohoje. Hanyuma hari n'ikindi bise benyibutsa ku bijyanye n'ababyeyi bawe. Ubundi ibi bintu byo kugaragara muri rubanda ibintu bijyanye n'abahanzi ibintu bijyanye gukina filime nk'uko hanini tuzi ko ari ibintu bifite isura itari nziza muri rubanda. Bati wa mukobwa tekereza nk'umuntu wakubonye urimo uranywa itabi
umubyeyi wari barakubonye ubuzima azi ko ubuzima bushobora kuba rubita hanyuma ababyeyi bawe babyagiye bate kumva ko wagiye muri filime urumva nyine ubundi hari ikintu njya mbona umubyeyi wawe wakubyariye akakurera ukagera ku myaka irenga 10 n'ingahe 20 n'ingahe abazi ukuntu wakuze ntago mpamya neza ko ashobora kwemera ukuri kuko ngiye nyimara gukina filime ndi kunywa itabi nahise mpamagara mama nawe gatenda ngo nakinnye filime ndi kunywa itabi utazigera ugira ngo mu itabi kuko anzi nyine ntabwo yatenda wabanje gutanga exclusion kumubwira ati noza kumbona mubyeyi naho bihuriye n'ukuri naho bihuriye ariko hari abandi bana babyitwaza nk'uko bigahita bibakurikiramo ari naho abenshi mu babyeyi bavuga ati ntabwo nakwemera umwana wanjye ajya mu bintu icyo ni cya kindi nyine cyica umuntu nimba bakubwira ngo bashaka umuntu w'umutari ntabwo bashaka umuntu w'umutari mu buzima busanzwe bashaka umuntu ukina filime ameze nk'umutari ariko mu buzima busanzwe atamutari kuri wowe mu gukina filime y'ibiro role zemewe zose njye nazikina bagutegetse ati ugomba gukina nta musatsi ndabizi ko umusatsi uri mu gukunda kandi njyewe nabikora filime ndayikunda nta kintu cyatuma nabikora kuri wowe nta role n'imwe role zemewe nazikina izwi zitewe ushatse kuvuga oya bibwire n'abakuzi bawe bamenye ati ntuwe n'umuntu ahayo n'umuntu urimo arandika filime akavuga ati pasi naramubonye ngomba kuzamukoresha ahangaha ariko akaba ari role yateguye nyine kuri wowe uyita nk'aho itemewe ariko we azi ko yemewe kuri wowe role itemewe ubwo nimba azi ko yemewe nayikina ubwo icyitwa cyose ko cyemewe wowe ufashe ikintu nkavuga ngo kiremewe kuri wowe gihita kiba gitagatifu ngenda bireba nyine nkahita amenya ko cyemewe cyangwa kitemewe Pasi aragira ati nta role n'imwe njyewe nta kintu ahubwo hari ikintu nakubwiye Dani uzi ko iyi filime ubwungo ni story ubundi imeze ni filime urumva nyine ubwungo sisi ubuzi ubwungo ni umuti wakundaga kuba ahantu kera mu rutoki cyangwa ahantu runaka bakoreshaga nyine bari mukunga nk'umuntu wavunitse ni story nyine ivuga ku makimbirane y'abantu hagati y'umuntu n'undi nyine ikintu nashatse kubabwira ni filime nziza icyiza cyayo irimo n'ibihembo mpano wowe ukina murinde njye nkinamo nitwa Makombe ndi umuhanzi hari n'umukobwa nkunda ariko batamuha kandi behind camera ko ibyo nawe inyuma ya kamera naho n'ubundi bikomeza ntabwo mazi inyuma ya kamera inyuma ya kamera n'ubundi bikomeza kubamo muri ntabwo mazi inyuma ya kamera urumva harimo ibihembo ureba iyo filime filime episode igiye kurangira hari ikibazo kizamo ukajya muri comment ukagisubiza ugatsindira amafaranga 700,000 uwo munsi usubije urasubiza indi episode ugasubiza indi episode ugasubiza noneho nyuma bakazareba bitewe n'ibisubizo umuntu yasubije icyo gihembo kizatangwa kirade wonyine reba filime bazajya bagenda babitangaza buri kibazo uko mugisubiza kizatangwa ubwungo burangiye ni story izakomeza cyangwa ni story izakomeza ni story byumvikane ko ibihembo bizagenda bitangwa umunsi ku munsi urimo uratureba jya aho ngaho kuri Tiba Film Village cyangwa wandikemo ubwungo series hanyuma ujyeho urebe n'ibyo bibazo barimo barabaza kugira ngo ujyeho ubisubize hanyuma uzegukane n'icyo gihembo hanyuma twari turimo turavuga ku bijyanye na filime urimo uragaragaramo muri minsi muri ejo si kera ukiri watwe ukinamo uri nyinamo ndi umupampe ucuruza ibiyobyabwenge nanabyo hari ahantu harimo akantu gatubutse ntabwo mbizi bizi direct ntabwo mbizi mani direct ababizi namwe bikabageraho ntabwo mbizi Dani Dani Pasi hanyuma ubu ngubu umuntu utabusanzwe akuzi ariko akakumira uyu munsi ku bijyanye na filime n'iki wamubwira ku bijyanye na filime
ushishikariza kureba filime ndi gukina. Kureba filime uri murakina. Hanyuma ufite intego yo kuzagumya gukinira abandi cyangwa uba wumva hari igihe nawe ushobora kuzaba wifitiye abawe bakinnyi ugomba kuba uri murakinisha nawe ugaragara mu kaburite boss? Urumva mu buzima turimo nta muntu utifuza gutera imbere. Ibyo ni ibitekerezo umuntu aba ahorana nabyo bya buri munsi. Ndahamya neza nyine ko ndamutse nanjye nateye imbere ibyo ngibyo mwabibona. Hanyuma rero ku bijyanye na filime mu Rwanda ni uwuhe muntu wakwesiraga ku buryo yavuze ati uriya muntu bitewe n'uburyo akina ngomba kuzajya muri filime nanjye nkaba nkawe, cyangwa unatubwiye niba nta muntu wakwesiraga cyangwa no hanze niba arahari? Arahari mu Rwanda no hanze arahari. Gusa nyine ntago navuga ngo ni runaka kuko nshobora kumubona n'ushobora kuba mvuga ngo uyu muntu ngo aranyinspira ndamukunda ugasanga ejo bundi nyine kwa kundi namwishyizemo akoze nk'ikintu nyine kitanshimisha. Gusa nyine barahari nkora vuga ati muri iyi minsi turimo ngomba gukora nk'uyu nguyu, muri iki gihe tugezemo ngomba gukora nk'uyu. Umuntu agenda akura mu mutwe. Nshobora kubona nandi gufana uyu nguyu ejo nkabona undi umurenze. Ngewe buriya wowe watangiye urimo urakina filime urimo urafana ubu ngubu uri kuri munsi sinzi ntabwo ari we ndi watangiranye ngenda ntera imbere. Watangiye kuri Kanyama arahari. uwo urimo kukwesitira muri iyi minsi? Muri iyi minsi ni benshi cyane mu Rwanda. Uriya musaza uriya musaza umwana wese uriya musaza ndamwemera. Uriya musaza ndamwemera cyane. Uriya musaza bivuga ko ari umwe mu bantu batumye filime zo muri Tanzania zishyirwa mu Rwanda. Yabubitiye imbehe uriya musaza papa sawa yajya muri mudu rwose ukabibona. Uriya musaza ni uruhe rwego wumva wifuza kuba wageraho ibyo uvuga ati ahangaha ndabishimira Imana kuba ngeza wenda ahangaha naho wahashimira Imana, ariko hari urwego uba uvuga ati ngeze kuri uru rwego ishaka Imana yahamagara ntabwo njya mbivuga ibyo bintu. Ariko nyine hari urwego ushobora kugeraho uvuga ati ni ibyo kwishimira. N'ubu ngubu ngiye ndishima kuba ndahanga, ariko niba mubwira ngo umuntu baradutenda tuba twarabaye nko ku muntu agatekereza n'ubu ngubu bahita uvuga ngo Imana igira amaboko. Kuko iyo nigitekereje nyine nko mu myaka yashize nakitekereje n'ubu ndavuga ngo Imana arahabara. Rurema we ubahwa. Nkavuga ngo ubahwa. Ushobora kuba ufite sitori ikomeye cyane mu buzima. Ntabwo biba byoroshye. Ushobora kuba ari muri Congo cyangwa ari mu Rwanda. U Rwanda nta kintu arashinja kubera ko gusa nyine u Rwanda ni sawa. Hari abantu baba babona ngo atari sawa bagafata ubundi yo kuruvamo. Ntabyo nzi. Ushobora kuba uvuga ngo ni habi kuri bo. Wese Dani umuntu unezerewe muri Congo. Warigiye wowe wigeze ugiye? Njyahe? Wigeze uvamo? Oya. Kandi njye ndi mu bantu banezerewe. None u Rwanda ni rwiza mu abantu. Umutekano ni wose. U Rwanda ni rwiza. Turimo twari tuvuye ku bijyanye no kuba hari abantu bakwesitira bagitangira n'ubu ngubu kandi hari abarimo bakwesitira uvuga ko papa sava ari urimo urakwesitira muri iyi minsi. Ejo ndimo ndaguhamagara nkubwira ko dufitanye interview uyu munsi, wambwiraga ko hari ahantu ugomba kujya mbere ya saa nabwo byarakarakara n'ibanga. hari ejo n'umujama nari ngiye kureba. Hari igihe nyine muba mufitanye gahunda n'umuntu utazi ngo ni ibyari, niyo mpamvu nakubwiye nyine hari undi ubanza kujya kureba, uvuyeyo kare ahita amuvugisha.
iyo witegura interview ni ikihe kibazo uba witeze ko byanze bikunze uri buze ku kibazo? icyo kibazo ngo cy'abantu ngo mukundana ngo basheri kandi ahenshi niho gukomeza gahunda yayo ari ukugikora. yes ubundi ntabwo wigeze ukidusubiza, dutegereje comment zawe. dutegereje comment. icyo ngicyo uba ubizi ko byanze bikunze bari buze kukikubaza, hanyuma icyo ugenda usenga Imana ku Mana iki kibazo ku mabaransi bakira. Hanjye buri kibazo cyose wakimbaza, ngiye buriya ndi umuntu utajya uhisha ukuri kuri. Jewe ikintu ushobora kumbaza cyose numva mfite uburenganzira bwo kukigusubiza, nakigusubiza. ubwo byo bitane ko hari ibyo wanga gusubiza kubera ko hari uburenganzira udafite. Nubwo bafite ba nyir'ubwite bagomba kuza kubisubiza. hanyuma rero turi kugenda tunagana no ku musozo wa interview yacu. sinzi niba hari icyo wabwira abakunzi bahawe mu bijyanye na filime, niba hari icyo washishikariza ababwira. ikintu nagushishikariza ni kureba iyo filime yitwa Ubwongo. Ni filime nziza, ni filime irimo story nziza, uharanira no kuba watsindira ibyo bihembo. Ese kugira ngo 700 ni amafaranga menshi cyane, tanga abandi kuyabona. bajye rero bazireba. hanyuma rero Makombe cyangwa Pasi, ubu umuntu wamushaka yamubona he? ahubwo ako kantu nari nibagiwe. niba urandemeye ku bijyanye no kuba wambona Instagram yanjye nitwa Makombe 370. Mwoka byaramwe ni mugende mu following umuvandimwe mu muzamuragire mu makere. Makombe 370. Mu Facebook nitwa Asifiwe Pacifique. bahena nimero 1 07. azanyandikire kuri Instagram ndahita mu nimero. Ako watanze nimero. Hari umuntu wifuza kuzitanga. Kandi nyine nanyandikira kuri iki ndahita mubona nzimuhereza. Mwese nk'umuntu ukoresha Facebook gusa. Nabwo nyandikire ndazima. Mwese umuntu ushobora kunyuraho barimo barareba ikiganiro akifuza gutunga nimero yawe. Mfite simukandi nshyashya amahera akazi kose. Tuguhe umwanya uri akanyenyeri 135. Connection zanze nta rezo ziri hano. Ibyo nabyo kiba ari ikimenyetso. Aragabo nabonye ejo ndi bavuga ngo niwe mukunzi wa mazi misi, nta SMS nta butumwa burenze ubwonko. Niwe umukunzi wawe hari amazi misi atakohereza SMS nta n'ubutumwa guha, nta n'ubutumwa burenze ubwonko. Gusa ibyo bintu birumvikana. Ngo niba ari ubundi butumwa ushaka ngo burenze ubwo. Nimba hashize iminsi atakwandikira message, nta bundi butumwa burenze ubwo. Hari ubundi butumwa burenze. Ubwo rero niba nawe tukubwiye kode zo kureba nimero kabyanga, nta bundi butumwa nyine burenze. Wowe nyandikira IG cyangwa FB ndahita mbibona gusubiza. Kandi ndabakunda cyane abantu bahora iteka bambwira ngo courage uraza no kuza kubibona. Ubwo njye hejuru cyane. hanyuma rero Asifiwe Pasi Makombe andi mazina nayo umupampe. Asifiwe Pasi Makombe umupampe. Twagushimire ko wabanye natwe kuri Day Choice. murakoze cyane Dani. Reka rero twizere ko mwese mwanagiye n'abantu bari bateze amatwi ikiganiro twagiranye n'uyu mu actor, umuntu writer, umudirector, ibintu byinshi cyane. Ubu n'umwe mu badirector bahazaza dufite ndetse no mu bantu bazaba bakora stories zitandukanye. Twizere ko hari uburyo uzakora improvement filimi zacu zikava muri bya buryo byose umuntu agatundagira. Wigeze uriya filimi zigihinde kumberekera bakubitaga mu gihe ukava nkanga ukagera Nyabugogo. Narazirebye. Twizere ko nawe hari ukuntu uzabigera. hanyuma rero tubashimire, twizere ko aho muri hose gahunda zacu zakomeje kugenda zibanogera. hanyuma rero ikiganiro kugira interview cyangwa exclusive interview n'abastar bagiye batandukanye, nakagaruka wari kumwe nanjye Dani MC kuri microphone, wari kumwe nanjye Dani MC naho kuri cameraman wari kumwe na Double A. Akaba yambaye ukuntu uramubona.
jama wawe buriya abantu baba bari inyuma ya kamera cameraman wabonye imodoka naje mu mani buriya ahubwo no idanje wago naje muri Jordan kandi hanyuma rero ikiganiro cyo nakagaruka tubashimire cyane kora subscribe kandi dufashe gusangiza ubutumwa bagenzi bawe hanyuma bamenye ibibera ahanga hanyuma rero pasi tugushimire kuba abanye natwe n'ubutaha niwifuza igitangaza muzasanga fira tumusize ko ari bye bye ciao